Isimbi akomeye kukunatsusa kandi tusa we wikundirira bagiza cyane ibyo bitumye isimba afata umwanzuro wo gukuramo inda ya Cyusa kuko yumva adashaka kubyara umwanya satemera isimbi were ibyo bikomeje kugorana we Dueste pacifica bikuramo yubuku natsusa kandi cyusa we kundiri bakiza cyane icyane ibyo bituma isimba afata umwanzuro wo gukuramo inda ya Cyusa kuko yumva adashaka kubyara umwanya satemera isimbi yakomeye gukunda Cyusa kandi Cyusa we yikundirira bakiza cyane ibyo bitumye isimba afata umwanzuro wo gukuramo inda ya Cyusa kuko yumva adashaka kubyara umwanya satemera isimbi we ibyo bikomeje kugorana we bikomeje kugorana we Yego twongeye twagarutse hano ngaha kuri Feature Empire rero na bintu byo gutinda cyane ni twa duce twanyu tuza hano ngaha tubabwira uduce dutanu twaranze iyi filime tuba twagiye tutubatondekera ku murongo uko twakagenze twose. Rero aha ngaha agace ka gatanu nk'uko tumaze kubyumva cyangwa se n'uko turi kubireba ni isimbi ugomeje gukunda cyangwa se agomeje gukunda cyane Cyusa. Nubwo Cyusa atamukunda, nubwo Cyusa agomeza kubimwereka, ariko isimba agomeza kumwihambiraho. Ariko ahangaha asa nkaho avuye ku bintu, ahangaha atangiye kuvuga ngo, atangiye kubwira inshuti ze ni gute nshobora kubyara umwana se atemera. Bityo rero ibi bintu byose biri kuba kuri isimbi yafashe umwanzuro wo gukuramo inda. Ahangaha twabonye ko inshuti ziwe zari ziri kumubwira ngo nabyuke, ngo areke kwigira ibingibi, batangira kumwihanganisha, ariko isimbi yababwiye ngo njyewe ndashaka gukuramo inda. Byabatangaje cyane, byabashije gutuma bumirwa cyane, kuko ahangaha isimbi yababwiye ngo njyewe sinabyara umwana papa we atamushaka kuko yaramwihakanye. Bityo rero niyo mpamvu nshaka kuhita nkuramo inda, sinabyara uwo mwana. Ni gute nazabwira umwana wanjye mubabaza ngo papa wawe yarakwihakanye? Ahangaha rero Cyusa agomeje gutera agahangayiko isimbi, kuko isimbi bigeze kure aho bigera gutekereza gukuramo inda. Ni ibintu bikomeye, ariko inshuti ze zimuba hafi, bafatanya muri ibi bintu bibi ashaka kuba agenda akora byose. Ibi byo babimwangiye, bamubwiye ngo gukuramo inda wapi, gukuramo inda ni bibi, gukuramo inda bigira ingaruka nyinshi. Ushobora gukuramo inda nawe ugapfa cyangwa se bikakugiraho ingaruka. Nanone bagomeje kumubwira ngo mureke avuke, hanyuma namara kuvuka ashobora kuzavuka asa nka se. Bityo rero Cyusa nta hantu yahera amwihakana, ariko ntiwishyireho icyaha cyo kwica wisiga amaraso, uyisigira ubusa. Ahangaha rero isimbi yagomeje kuvuga ngo ni gute umwana utaranavuka naba nishe umuntu? Ngo upfa kuba yaramaze kuba umuntu, cyangwa se apfa kuba yaramaze kugera mu nda
waba wishe umuntu, waba ukoze icyaha cyo kwica. Ahangaha Isimbi ni ibintu yari ari kwibaza avuga ngo umwana uri mu nda, umwana utaramenya ubwenge, umuntu utaravuka, uwo nguwo yaba araba umuntu ndamutse mwishe, byabarwa ko nishe umuntu. Ngira ngo nabe wowe umuntu uba udukurikiye kugeza aka kanya, ibi ni ibibazo abantu benshi bagenda bibaza bavuga ngo ndamutse nkuyemo inda, ndamutse nishe umuntu ukiri mu nda, ntabwo yaba ari umuntu kuko ntabwo aba aravuka ngo abe umuntu. Wapi rwose muribeshya aho ngaho rwose. Iyo ugerageje kuvanamo inda uba wishe umuntu, uba ukoze icyaha cyo kwica umuntu. Ibi nibyo rero Isimbi ashaka gukora, yibwira yuko ataraba umuntu akiri umwana akiri mu nda, ariko ndagira ngo nkubwire nawe mubwira yuko yaba yishe umuntu. Rero inshuti ze zagomeje kumubwira ngo reka gukuramo inda uzamubyare, Cyusa azamwemera yavutse, kandi ibyo bintu nubikora ushobora kwicuza, ngo kubera yuko ushobora gukuramo inda nawe ugapfa, cyangwa se bikagira ikindi kibazo cyo kutazongera gutwita, cyo kutazongera kubyara. Bwahibaze. Kandi ushobora nanone kuyikuramo ukaba uhaye amahirwe ngo iribagiza akahita ashakana na Cyusa, kuko iyi niyo turufu, ibi ngibi nibyo tuzatsindisha kuko tumutwitiye, reka gukuramo iyo nda. Ahangaha nibyo bintu bari bari kumugiramo inama, niyo magambo bari bari kuganira ahangaha. Aka gace rero niko twabashije kuba twabashyiriramo, cyangwa se twakabashyirira ku mwanya wa 5. Tudatinze rero kadufata akanya gato tuze tureba n'agace kacu ka 4. Nindende inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera komera komera, wihangane bizashira wegukane, Cyusa. Bizashira wegukane, Cyusa. Bizashira wegukane, Cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende, inyuwa muntu yizi kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera 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 komera, wihangane bizashira wegukane, Cyusa Cyusa Cyusa. Yes, tudatinze rero turabona ko agace kacu ka 4 ari hagati ya Cyusa ndetse na Fiston. Ahangaha rero Fiston ndetse na Cyusa yari ari gushimira Fiston, Cyusa yari ari kubwira ngo Fiston urakoze kuko ibintu uri kunkorera cyangwa se akazi uri gukora muri iyi minsi ni keza, kari kunshimisha cyane. Rero bityo ndashaka kuguha izindi nshingano, ndashaka kuguha akandi kazi, ndashaka kuguha ibindi bintu unkorera. Ahangaha rero Fiston yabashije kuba yabyemera. Fiston yamushimiye nawe aramubwira ngo urakoze, nzabikora kandi nakwijeje yuko ibintu byose uzajya umbwira nzajya mbigukorera nk'uko ubishaka. Ahangaha rero Cyusa yamubwiye ngo Fiston ndashaka kuguha akandi kazi, ndashaka kuguha izindi nshingano, ariko mbere yuko nguha izindi nshingano banza umbwire nta yandi makuru mashya wama, nta kindi kintu gishyashya
wambwira. Ahangaha Fiston rero mu kumubwira andi makuru mashyashya, mu kumubwira ikindi kintu gishyashya, yamubwiye ngo ubwo aheruka nyine muri ruriya rugo rwo kwa Fabiola rwo kwa Rugema, ngo yumvishe Fabiola avuga yuko yumvishe nyine bavuga ku bintu byerekeye kugirira nabi Iribagiza, ariko ntabwo yabyumvishe neza. Yamubwiye ko bisa nabyo, yumvishe ko bisa nkaho ari ukugirira nabi Iribagiza, kandi yamubwiye ko yabyumvishije n'amatwi yiwe yombi, nubwo atabashije kumva igikorwa bazakora kuko yabatunguye n'umuntu usanzwe. yinjiye nk'umuntu usanzwe abatunguye, bahita bagira ubwoba baraceceka. Ibingibi rero byatunguye Cyusa, atangira kumubaza abantu bari barimo. Yamubajije n'ibisimbi yari arimo ndetse na Yvette na Emeline bose. Ahangaha Cyusa yari ari kumubaza bijyanye na ba bandi yigeze kubafata mu rugo bari gufata umuti bagiye guha Iribagiza, murabyibuka ubw'uburozi nyine. Mu gace twari twabirebye cyangwa se turanabireba, kuko Cyusa yabafashe bari gufata umuti bagiye kuwuha Iribagiza w'uburozi. Ni uburozi bari bagiye guha Iribagiza kugira ngo apfe ave mu nzira, isimbi abashe kuba yakegukana Cyusa. Ibi ngibi rero nibyo Cyusa yari ari kugenderaho abaza Fiston muri ba bandi yari yahasanze, Emeline, Isimbi, Yvette, niba bose bari barimo, kuko twabibonye nizo nshuti zihora hafi Isimbi, nizo nshuti zihora hafi Isimbi. Abangaba rero nibo Cyusa yari ari kubaza Fiston niba bari barimo. Fiston nawe yamubwiye ngo numva nibuka neza bari barimo, ariko ya Fiston yagomeje amubwira ngo ariko Emeline ashobora kuba atararimo, kubera ko ndumva nabyibuka neza, ariko icyo nibuka ni uko bashaka kumugirira nabi. Ariko Cyusa yagomeje yibaza, Fiston nawe yibaza mu mutima avuga ngo ese Fiston buriya ntibashaka kumwica? Bivuze ngo Cyusa afite ubwoba bw'uko bariya abantu bashaka kwica Iribagiza. Ibingibi rero byari ibintu bikomeye, cyari ikiganiro gikomeye hagati ya Cyusa ndetse na Fiston, kuko Cyusa yagomeje abwira Fiston ngo niba ari ibintu bifitanye isano no kumugirira nabi, harimo kumubabaza, kumuhohotera, kumuvuna, kumugirira nabi mu buryo bwose. Rero ibyo bintu byose nibyo bashobora kuba bamukorera, kubera yuko niba harimo kuba bamugirira nabi, kuko ikindi harimo kumukingirana, kumugirira nabi ndetse no kumuroga byose. Ahangaha Fiston rero akurikije ubugome bwa Fabiola yabwiye Cyusa yuko Fabiola ashobora no kumuroga, akamugirira nabi, akamugira umusazi. Byari ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bihambaye. Ariko ahangaha Cyusa yabwiye Fiston yuko ashaka kumuha inshingano zikomeye zindi. Ahangaha yamubwiye ngo ndashaka yuko ujya kwa Fabiola ukagenda ukinjiramo, ugasa nkaho ugiye kubamo, ukababaza utubazo twawe twa buri munsi, ngo nk'abandi bagambanyi bose nk'uko ujya ubikora. Ahangaha Cyusa yanamuhereyemo, Cyusa yanamubwiriyemo, kuko yahise anamubwira ngo nutihana bizagukoraho, kuko ibyo si umurage mwiza. Kandi yamubwiye ngo ugomba kugenda ukamenyera amakuru Isimbi, Nyirantambara, Fabiola ndetse n'abandi bagore bose. Ni iyihe migambi mibisha, ni iki kibi bashaka kugirira Iribagiza? Yamubwiye ngo rero ayo makuru yose nuyama, ibyo bintu byose nubinkorera ukabimbwira, nzakugororera, nzaguha icyo ushaka. Ahangaha Fiston rero yamubwiye ngo buri munsi uragomba kujya ujyayo guhera ejo mu gitondo.
Aha ngaha rero Fiston yagize ikibazo n'ubundi cyagirwa n'umuntu uwo ari we wese, kuko yamubwiye ngo umuntu azajya mbona mu rugo rwiwe njyayo buri munsi buri munsi buri munsi, nta kintu azakeka. Ariko aha ngaha Fiston kuko abishaka cyane, kuko abyirukamo, ashaka kumenya amakuru y'ukuntu Iribagiza abayeho mu rugo hariya kwa Nyiranambara, yabwiye Fiston aramubwira ati ngo ugomba kujyayo buri munsi, nta bintu byo kuvuga ngo ni ikibazo cyo kujyayo buri munsi, uzagenda ubabwire yuko twakurekuye, twaguhaye uruhushya, uba ugomba kwisanzura nk'ahantu umenyereye nyine usanzwe ujyayo. Bityo rero mu mujinya mwinshi cyangwa se mu kababaro ka Fiston ka Cyusa, yahise abwira Fiston ngo haguruka ugende. Yahise amubwira ngo ntagende, ubwo nahejo mu gitondo akora akazi ko kujya kwa Nyiranambara. Ese wowe urabona ibi bintu Fiston atangiye gupanga byo kohereza Fiston buri munsi, byo kohereza Fiston ngo ajye kuba kwa Nyiranambara, ngo ajye kuneka Nyiranambara tuzi, we na murumuna we Fabiola ndetse n'umwana wabo Isimbi? Sinzi ko ibi bintu bizavamo, sinzi ko batazamuvumbura. Reka dutegereze turebe filime yacu uko bizagenda, uko bizarangira. Ngira ngo mubwire ngo rero aka niko gace ka kane tuba twabashije kubahitiramo cyangwa se kubashyira k'uyu mwanya. Nimurambirwe, reka dufate akanya gato tugaruke tureba n'agace kacu ka gatatu. Murakoze. Nindende inyuwa muntu yizi kandi yizeye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera komera komera, wihangane bizashira wegukane. Cyusa bizashira wegukane, Cyusa bizashira wegukane, Cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende, ni ndende inyuwa muntu yizi kandi yizeye, afite imbaraga, afite gukomera, ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera 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 komera, wihangane bizashira wegukane. Cyusa Cyusa Cyusa. Yes. Aha ngaha Iribagiza aba agomba kwihangana, kuko inzira y'umusaraba ni ndende, afite gukomera, kuko n'ubundi ibi byose bizarangira yegukane Cyusa. Twese nk'abafana ba filime nibyo tuba twifuza, nibyo tuba tubona bizaba amaherezo, kuko Cyusa nawe yikundira Iribagiza. Tudatinze rero nuko turi kubibona agace kacu ka gatatu mu muryango kwa Rugema, umuryango w'abantu batanu. Ahangaha Rugema bose yabicaje, Rugema yabashyize hasi, arababwira ngo ni gute umwana wanjye avunika, ni gute umwana avunika, nimumbwire. Ahangaha rero Rugema yagomeje kubabaza ikibazo Iribagiza yahuye nacyo. Mukanambara na Isimbi bakajya bizamuka bavuga ngo ubundi ni gute umwana ungana uku nguku avunika, nabivuge, ubundi avunwa n'iki angana uku. Ahangaha rero mu bwoba bwinshi Rugema yabajije Kanyana, aramubwira ngo ntabwo abizi, kandi koko turabizi ko ari Mukanambara wamuvunnye, turabizi ko n'uyu nguyu
Kanyana abizi yuko ari nyina wamuvunnye. Ahangaha rero Rugema yanze kubyumva. Rugema yagomeje abaza nyina ngo ni gute Iribagiza agira ikibazo kimeze uko nguko, agacumbagira mbene aka kageni atanabasha gusohoka hanze ngo yijyane kuri tuwarete. Ni gute mwese nababaza mukambwira ngo ntago muzi icyo yabaye? Ahangaha rero Mukantambara yagomeje yigira mwiza, agomeza yishushanya amubwira ngo si njyewe wamukanze, si njye wamushyizeho bande, ni gute atabasha kuvuga icyo yabaye? Ahangaha rero Mukantambara yagomeje avuga ngo abwira ahatiriza Iribagiza ngo ase wavuze icyo wabaye, wavuze ukareka kugomeza guceceka. Ahangaha njyewe nashakaga ko Iribagiza ahita avuga ko ari nyina cyangwa se ari we wamuvunnye. Ahangaha rero Isimbi yizamukije aravuga ngo se papa ni gute, cyangwa no kubera icyo biri kubwira mama nabi. Ahangaha Mukantambara yahise afata Isimbi kuko se yari afashwe n'umujinya agiye kumukubita, ari kumubaza ngo urumva wakuze, ni gute mbwira nyoko nawe ukanzamukana? Ahangaha rero ni umugabo, ni Rugema yari ari gufata umwanzuro nk'umugabo, ari kubaza Iribagiza uko yabaye, ari kubaza Iribagiza ikibazo afite. Rero ahangaha Rugema yabajije Isimbi aramubaza ngo yabajije Iribagiza, Rugema yabajije Iribagiza aramubwira ngo tinyuka umbwire ikintu cyakubayeho, nkeneye amakuru y'ibi bisebe. Aramubwira ngo ahangaha muri uyu muryango nta muntu n'umwe ugomba gutinya, nta muntu n'umwe ugomba kugirira ubwoba, ngaho tinyuka umbwire uko byakugendekeye, icyo wabaye. Mu bwoba bwinshi rero bwa Mukantambara bwa Isimbi bari bategereje kumva icyo Iribagiza agiye kuvuga, ariko Isimbi ahangaha yagomeje yitambika aravuga ngo cyangwa ni cya gihe unyerera muri dushe. Ahangaha byateye umujinya Rugema, arahaguruka aramubwira ngo uwo munwa wawe nutawufunga ubu ngubu njyewe nawudoda rwose, kuko Isimbi yari ari kwivanga mu bintu, yari ari kwivanga adashaka ko Iribagiza avuga ukuri. Ahangaha rero byagomeje kugorana, ni ibintu bikomeje kuba bibi imbere y'uyu muryango. Njye nari mfite ubwoba bw'uko Iribagiza yavuga ukuri, yavuga uko bimeze kose. Ahangaha nyina bagahita ba nyina bagakorwa n'isoni by'ibintu baba bari gukora. Ariko ahangaha Iribagiza mu kuvuga yavuze ngo papa naragoye. Ahangaha yabashe kuba yabeshya papa we, yabwiye papa wiwe yuko yaguye, yamubwiye ngo papa naraguye. Ibi ngibi rero byahise biha motivation Mukantambara yo kwivuga, aravuga ngo sinjye wanamushyizeho iyo bande. Kuki wakumva ko mwatugerekaho amakosa cyangwa se wangerekaho amakosa kandi ari njyewe wamushyizeho bande? Ibi byose rero biba bigomeje kugorana muri uyu muryango wo kwa Rugema, biba bigomeje kuba ibindi bindi. Ahangaha rero se yabwiye Isimbi ndetse na Kanyana ngo mumufate mumujyane mu cyumba. Ahangaha Isimbi ahita yikubita aragenda, abwira Kanyana ngo mujyane, ngo si wowe nshuti yiwe. Rero ahangaha Rugema akimara kubabwira ngo nibajye mu cyumba, akimara kubwira abana ngo bajye mu cyumba, Mukantambara yasigaranye Rugema amubwira ngo uriya mwana uri gutetesha kuriya, uriya mwana uri kubwira kuriya niwe ugiye kukurimbura, niwe ugiye kukurangiza kuva hejuru kugeza hasi. Kubera yuko ibi bintu nibimara kumenyekana, Iribagiza namara gufata umuti bakamenya ko iyi mitungo yose baba bari gukiniramo, ibintu byose baba bari kwidagaduriramo ari ibyabo kwa Iribagiza, bizaba bibi cyane imbere y'uyu muryango, bizaba biteye ubwoba bwinshi.
Ni ibintu rero Mukantambara aba arebye, ni ibintu Mukantambara aba avuzeho akabwira Rugema akamubwira ngo uriya mwana uba uri kwifatishwa kuriya, uriya mwana uba uri kubwira neza kuriya niwe ugiye kuturangiza, niwe uzatumara. Ibi ngibi rero Rugema yakomeje abivugaho aravuga ngo zira ni inshingano zanjye, ni gute natamufata neza cyangwa se ko bamutekereza ko azandimbura, niyo mpamvu yatuma mumisha amakuru yiwe. Ahangaha rero Mukantambara yagomeje yigira marayika, Mukantambara yagomeje yitakataka aravuga ngo njyewe se nagiye kumutuma nkabona yaravunitse, namubaza akambwira ngo naraguye atarigeze abimbwira. Si yagomeje yigira nabi akahita akubitana na Cyusa akahita amujya. Aya ni amagambo mbega Mukantambara ari kuvuga ashaka kwikiza Rugema, kuko turabizi sibyo uko Cyusa yaje akajyana Iribagiza, turabizi ko Mukantambara yari ari kumugirira nabi, ari kumufata nabi. Cyusa yaza akanga kubyihanganira akamufata akamujyana, yagera hanze agakubitana na Rugema. Rugema rero nawe yahise amushyira hasi, yumva ko yahise amubwira ngo namushyire hasi, yumva ko Cyusa ari we uri mu makosa. Ibi ngibi rero ni ibintu byose tuba tugenda tureba, ni ibintu byose Mukantambara aba ari kwirukanka inyuma, Mukantambara aba ari kugirira nabi Iribagiza. Tuba tugomba kureba uko bizarangira. Ngira ngo nawe musabe kujya yandika muri comment igitekerezo cyawe, uko ubyumva, uko uba ubona nyine bizarangira, uko uba ubona filime yacu izagenda mu yindi episode iba igiye gukurikiraho cyangwa iba igiye kuza. Rero reka nkubwire ngo aka niko gace ka gatatu tuba twabashyiriye ku mwanya nyine wa gatatu. Reka dufate akanya gato tugaruke tureba n'agace ka kabiri, kandi nongera kukwibutsa wowe ugejeje aka kanya utarakanda subscribe, kubanza ukareba subscribe yawe ukayikanda, ugafungura all notification kugira ngo ibikorwa tuzajya dukora bizajye bibagiriraho ku gihe, ukibuka gukora share na like na comment, byose Imana ikajya ibiduhanamo umugisha. Murakoze rero, reka tugaruke n'agace kacu ka kabiri. Urukundo rwabo rw'urumana, abareba bose baratunguwe. Isimbi yarashubongera, nta gushidikanya zirarungana. icyo saramwiyumvamo cyane, Iribagiza n'inyenyeri. Isimbi aragenda ashukwa, agacece karategura ikibi. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo aba basigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Bakunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amabi hirya, ikibarakira na butyobe, akabona amata mu biziba, ibikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima. Bose barayoberwa iby'urupfu, mu kanwa k'umuriro uhora uhinda. Akunda urukundo rubaryoshya, ariko ntibazi ikibategereje. Avunira amavi hirya, inyibarakira na butyobe, akabona amata mu biziba, irikoresha ijoro rizamuca imbere. Isimbi arashaka kumuhitana, ngo abasigaye bamugira umugeni. Ndabona ituzi yarushya, ahangaha ni ahantu hatazima.
Yes, nuko turi kubona rero na bintu byo gutinda cyane. Agace ka kabiri, agace kari ku mwanya wacu wa kabiri, twabonye yuko cyangwa se twanumvishe ko Isimbi agomeje kwihambira kuri Cyusa. Isimbi agomeje gukunda Cyusa cyane. Ahangaha Isimbi agomeje kwihambira kuri Cyusa, agomeje gukunda umuntu utamukunda. Ahangaha rero Cyusa yafatanye Isimbi ndetse n'abashuti be uburozi. Hano yabafatanye uburozi nk'uko twabibonye rero. Cyusa yabashije kuba yahakanira, noneho bwa nyuma Isimbi aramubwira ngo njyewe mwaramfatiranye murijijisha mwihinduranya iribagiza. Ahangaha rero Cyusa yagomeje abwira aba bashuti ba Isimbi yuko ari abarozi, yuko atarazi ko ari abarozi. Arababwira ngo rero mungendere kure, nimwongere kumenyera, mugomeze mungendere kure ndetse cyane, mwebwe muri abarozi. Ni ukubabona ari ibiyobe, ukubabona bishyiraho make-up, imitima ari imikara. Kuko ahangaha Cyusa yaramaze kubafatana uburozi bwo guha iribagiza, kandi yababwiye ngo ubundi ubungubu njyewe nakabaye mbafungisha, nakabaye mbajyana mu buyobozi kubera yuko mbafatanye ikizibiti. Ahangaha Cyusa yarabafatanye ikizibiti, yarabafatanye uburozi. Ahangaha rero bagomeje kumubwira ngo nushaka ubwo ugende umfungishe, nushaka ugende ukora ibiki, ariko finali hano ngaha uzaba uwanjye, amaherezo uzaba uwanjye. Ahangaha rero Isimbi agomeje kwihambira kuri Cyusa, agomeje gukunda Cyusa ku kabi no ku keza, kuko Cyusa yagiye. Ahangaha Isimbi agomeza yibebeza avuga ngo ubungubu numvaga nanamuhobera. Ni ibintu byanshimishije cyane ukuntu Isimbi aba ari kwigira. Isimbi aba ari kwigira nk'umwana muto cyane, aba afite ibintu nazi ibyo ari byo kwibebeza ukuntu. Kuko yahise abwira n'aba ba Ivete ngo reka njye no kumureba. Ahangaha ibya Isimbi biba bigomeje kugorana, sinzi ukuntu agomeje kwigera agaragariza urukundo rwinshi Cyusa, kandi Cyusa atamukunda, Cyusa yikundira iribagiza. Ni ibintu rero tuba dukomeza cyangwa se tuba dutegereje kureba uko bizarangira, uko Isimbi azifata cyangwa se uko azamera iribagiza namara kurongorana cyangwa se namara gushakana na Cyusa. Isimbi ahangaha yaba ataziyahura. Urukundo mbona Isimbi akunda Cyusa bishobora kuzarangira yiyahuye. Akangaka rero niko gace tuba twabashyiriye ku mwanya wa kabiri, cyangwa se tuba twagishyize ku mwanya wa kabiri tureba uko ibintu biba byifashe. Reka rero tudatinze tuyize tuvuga ku gace ka mbere, aba ari nako dusorezaho nyine, nuko bigaragara nuko byumvikana, kuko niko gace ka nyuma. Nubwo ari aka mbere murabizi tuba twahereye ku ka nyuma tuza ku ka mbere, bishatse kuvuga ngo aka mbere niko ka nyuma, tukahita dusoza tugategereza kureba indi episode yacu uko ibintu biza kuba byifashe, uko biza kuba bimeze, dukomeza kuryoherwa na filime yacu Inzira y'Umusaraba. Tudatinze rero reka tuze n'agace kacu ka mbere. Murakoze. Inzira y'umusaraba ni ndende, ni ndende, inyuwa muntu yizi kandi yizeye, afite imbaraga, afite gukomera ibigeragezo byose ahura nabyo, afite kubyihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza, iribagiza, komera, 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 wihangane, bizashira wegukane Cyusa. Bizashira wegukane Cyusa, bizashira wegukane Cyusa. Inzira y'umusaraba ni ndende, ni ndende, inyuwa muntu yizi
kandi yizeye afite imbaraga, afite gukomera bigeragezo byose ahura nabyo, afite kukihanganira, afite no gukomera cyane. Iribagiza komera 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 komera, bihangane bizashira watugane, cyusa cyusa cyususa. Ya tudatinze rero n'agace kacu ka mbere, agace kashenguye abantu benshi, agace kashimishije benshi, agace kumvishije abantu batangiye kugarura icyizere. Ako rero nta kandi ni Nyiranambara n'umugabo we, ikiganiro bari bafitanye, ibyo bari bari kuganiraho. Ahangaha byari akababaro k'uyu muryango kuko Rugema yabwiye Mukanambara yuko yagiye kuri interinete agasangamo inkuru. Iyo nkuru rero Mukanambara yaketse ko, cyangwa se yahise amubaza ngo ni kamarade wadutanze, ngo reka reka ntago ari ibyo. Ahangaha Rugema yamubwiye ngo narebye urutonde rw'abantu bazamura intera mu buyobozi, rero nabonyemo izina ry'umusore rihura n'amazina y'umwe mu muryango wo kwa Iribagiza. Ni ibintu bikakaye, ni ibintu bigoranye kubyumva, ni ibintu biteye ubwoba. Ahangaha yabonye izina mu bantu bazamuye mu bayobozi ry'umwe mu banyamuryango wo kwa Iribagiza. Ahangaha rero byagoranye, byakomeye cyane, kuko ahangaha Rugema yabwiye Mukanambara yuko umusaza wa Iribagiza atigeze amuca iryera. Bishatse kuvuga ngo wenda igihe bari kwica umuryango wo kwa Iribagiza, igihe bari bagiye kuwumaraho ngo bawurimbure, batigeze babona umusaza wa Iribagiza. Bivuze ngo rero uwo muntu bazamuye ashobora kuba ari musaza ba Iribagiza. Ahangaha rero biragoranye, ahangaha birakomeye cyane, kuko byateye ubwoba, byateye gukangarana imbere ya Mukanambara ndetse na Rugema. Ahangaha rero byateye ubwoba cyane, byatumye Rugema ahita atekereza kongera guhamagara Frank, kuko Frank ngo acengera. Ahangaha arashaka guhita amubwira, ashaka kumubwira iyi nkuru, bagaperereza bagashaka amakuru yose y'uyu musore wazamutse mu buyobozi, niba hari isano afitanye na Iribagiza. Ahangaha rero ibi byose ni ibintu Rugema ashaka ngo gukora we na Frank, akanamenya niba ari we utihishe inyuma y'ibi bintu byose. Ahangaha rero ni ibintu byagomeje guteza ubwoba uyu muryango, byatumye uyu muryango ugira ubwoba bwinshi, kuko aka gace ni nako kahise gatuma tugashyira ku mwanya wa mbere, kuko kabateye ubwoba. Aka gace ni kamwe mu kateye nyine, amagambo yaganiriwemo yatumye uno muryango wa Rugema ndetse na Mukanambara ugira ubwoba bwinshi, kuko Mukanambara yahise anabwira Rugema yuko hari igihe atekereza yuko azagenda ntanagaruke. Bivuze ngo ashobora kuzagenda akaza bamutambikanye, cyangwa se akaza bamufunze, ukuri kwagiye hanze. Ngira ngo nkubwire ngo rero ubu nubwo babufitwe n'uyu muryango, bari kuganira, batazi icyo gukora, cyangwa se bari gushaka icyo gukora kugira ngo bave mu ibi bintu, bave mu bibi bakoze byo gukuraho umuryango wo kwa Iribagiza. Ariko musaza we umwe batigeze kuba babona amahirwe yo kumubona, ushobora kuba wazamuwe mu buyobozi, agiye kubakoraho, agiye kubahangayikisha. Ese ibi ngibi cyangwa se uku kuzamurwa kwa musaza wa Iribagiza byaba bigiye gutuma amakuru yose ajya hanze, byaba bigiye gutuma Iribagiza yongera kubona ubwigenge, yongera
kwisanga mu bantu se cyangwa yongera kubona ijambo. Reka nkubwire ngo dukomeze turebe filime dukunze kugira ngo dukomeze kuryoherwa tunareba ibyo dukeneye kumenya byose, kuko biba ari byiza gufatanya tukareba filime tugiye dukunze turi benshi, tukareba amaherezo nyine, tukareba uko bizarangira. Ngira nkubwiye ngo rero ahangaha hari kuri Future Empire ubasha gukura ubusesenguzi bwa filime Inzira y'Umusaraba. Ntabwo nkubwire ngo wowe uba uhageze bwa mbere cyangwa se utarakanda subscribe, banza ukande subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibikorwa tugenda tubategurira bya buri munsi tubagezaho uduce tuba twagiye tuba utwa mbere cyangwa se uduce twiza tuba twagiye turanga iyi filime yacu tukatubashyirira ku murongo. Ngira ngo nanakubwire ngo ujye muri komenti uvuge uko nawe ubyumva, utwiyungeho tuganire, Imana iguhe umugisha. Munyemerere rero nsoreze aha ngaha, tuzongere kubana ku munsi w'ejo mu gitondo tubategurira ubu buce nk'uko mumaze kubimenyera. Imana ibahe umugisha.